Uyu ni umunsi wa gatatu ishyaka riharanira demokarasi n'ibidukikije rigenda rizenguruka ku masite atandukanye, aho ryahereye mu karere ka Gasabo, umurenge wa Jabana, rikomereza mu karere ka Kamonyi, Ruyenzi, Ngoma, Kibungo, Kayonza, Mukarange, Kirehe, Nyakarambi. Ibikorwa byo kwiyamamaza bikaba bizakomereza mu ntara y'Amajyepfo, akarere ka Nyanza, umurenge wa Busoro. Ishyaka riharanira demokarasi n'ibidukikije rihagarariwe na Dr Frank Habineza uyu munsi ryerekeje mu murenge wa Mimuri, akarere ka Nyagatare, intara y'Iburasirazuba, aho ryakomereje ibikorwa byayo byo kwiyamamaza, bikaba byakiriwe neza n'abaturage bo muri ako karere. Ibi ni ibintu Dr Frank Habineza yishimiye cyane kuruta utundi turere yagiye akoreramo ibi bikorwa byo kwiyamamaza. Dr Frank yakiriwe n'umuyobozi wungirije w'akarere ka Nyagatare ushinzwe ubukungu, Matsiko Gonzage, wakiriye Dr Frank Habineza wiyamamariza ku mwanya wa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda n'abadepite bo mu nteko nshinga amategeko. Nyakubahwa Perezida w'ishyaka dukunda cyane Green Party, mukaba n'umukandida ku mwanya wa Perezida wa Repubulika y'igihugu cyacu cy'u Rwanda, na Madame ndetse n'umuryango wanyu, turabakiriye mu mumera amashyi menshi cyane. Banyakubahwa bayobozi mu karere kacu ka Nyagatare ndetse n'umurenge, muri hano mwese namwe bamira amashyi menshi cyane. Banyakubahwa bayobozi bakuru b'ishyaka, barwanashyaka, amazina yanjye ni Nkurunziza Damien, nkaba nk'uko babibabwiye ndi umusangiza w'amagambo muri iki gikorwa cyo kwamamaza ishyaka ryacu Green Party, mukaba na campaign manager. Ndagira ngo uyu mwanya muwakire, hanyuma mutuyobore muri iki gikorwa cyo kwamamaza. Nk'uko abivuze, nitwa Ndizimana Jean Claude, nkaba ndi umunyamabanga mukuru, akaba ari nanjye uyoboye igikorwa cyo kwamamaza umukandida ku mwanya wa Perezida wa Repubulika, Honorable Dr Frank Habineza. Uyu munsi rero muri aya masaha no kubana namwe muri Mimuri kugira ngo dusangire ibitekerezo. Mbere yuko ninjira muri gahunda neza, nanjye ndagira ngo nsabe nyakubahwa Vice Mayor kugira ngo aze abanze atwakire. Uraho neza? Amahoro. Nk'uko babivuze, amazina yitwa Matsiko Gonzage, nkaba ndi umuyobozi w'akarere wungirije ka Nyagatare ushinzwe iterambere ry'ubukungu. Twaje hano kugira ngo twakire Honorable Dr Habineza Frank ndetse na Green Party mu gikorwa cyabo barimo cyo kwiyamamaza ari ku mwanya wa nyakubahwa Perezida wa Repubulika ndetse n'abagize inteko ishinga amategeko. Barabitubwiye n'akarere, turabitegura gukomeza gukorana nabo kugira ngo kino gikorwa kizagende neza. Rero nk'ubuyobozi bw'akarere ka Nyagatare twaje kugira ngo tubahe ikaze, kugira ngo muze mu karere ka Nyagatare mwisanga. Nk'uko mwabivugaga ni mu rugo, duhora tuvuga ko igihugu cyacu kigendwa n'akarere ka Nyagatare, rero ni akarere kagendwa. Ubwo rero turagira ngo tubahe ikaze kugira ngo ibikorwa byanyu byo kwiyamamaza rwose mubikore mwisanzuye, mwumva muri mu rugo. Icyo mwifuza kubwira abanyarwanda mukibabwire, kugira ngo ibikorwa byanyu byo kwiyamamaza bigende neza. Kandi nk'uko tubibabwiye, akarere ka Nyagatare ni mu rugo rwose, mujye mwisanzura
muze n'abaje mu rugo. Murakoze cyane rero. Oye demokarasi oye, oye kurengera ibidukikije oye Dr. Frank Habineza oye, igisubizo n'icyizere cy'abanyarwanda. Dr. Frank Habineza oye, urumuri, igisubizo n'icyizere cy'abanyarwanda. Aho niho heza. Murakoze cyane. Ntabwo murongoye kubera ubushobozi akurusha ubushobozi ko kwizina ry'Imana mana we umwarimu adusha ubushobozi gutabanya umwarimu adusha ubushobozi gute byose si wowe cyangwa ntabwo si byaba ni muri yose ninde muntu ujya weza umuceri kundusha ni muri yose ninde muntu ujya weza umuceri kundusha ahubwo se utabizi nubwo weza umuceri nakubwiye ngo kweza umuceri gusa ntabwo bihagije. Ahubwo suzi impamvu weza umuceri myinshi. Uzi impamvu buriya dufite area nini cyane yo guhingaho umuceri. Ari nakubwira ibintu byose ukabifika ukabyanga kubyumva. Cyari pa reka nkubwire. Nubwo musigaranye umwe nakunyuka. Reka nkubwire. Nagufata nakunyuka. Genza gakeya. Burya sibu no mbabari unyumva. Ye ntuzongere kumfata mu muhanda niyambara ikote nitahiye ubukwe ngo nuko watwaye umukobwa nagomba kurongora. Byose ni wowe. Ni jewe gute? Nijoro narayibwiye ngo kuba nagomba kurongora umukobwa. Nuko ari kunyemerera. Tukatwara ngo gutora Green Party. Torwemo amaso. Hanyuma se uriya mwarimu umurongoye n'umugire ni pate. Ntabwo uko Green Party ariyo yakoze ubuvugizi. Urumva? Umushahara w'abarimu kazamuka, uba abapolisi ukazamuka, uba abasirikare akazamuka. Bakaba bamurongoye. Nawe ngoheza umuceri. Genda uhekenye nyine. Genda uhekenye? Zakubere n'umukazana n'ibiki byose. Ntabwo nta mashuri nakurisha. Ariko amashuri wadihiye ntabwo ntajya ukabicirwa ukajya mu mashuri ukajya ucura amanota 0 nduzi ko ari 0 nyuma y'akitso. Impamvu ise nabonaga 0 n'iki ntabwo nabonaga nza kurya mu rugo saa sita. Wakamenyeza ubu ngubu uracyabona baturinya n'abaza kurya saa sita mu rugo ntabwo basigaye barya ku ishuri. Ibyo ni ibigezweho. Ibigezweho nibyo dukesha Green Party yakoze ubuvugizi ubu abana basigaye barya ku ishuri. Ako n'ubu urimo kunkoma ariko se wari wumva urimo kuntsinda kuntu babareba nyumve none bikirenze hicyo njyewe unyemereye ukanyumva ndakumva ariko mbwira ugatora Green Party ugatora perezida Dr. Frank Habineza. Papa ibyo narayikubwiye nimugoroba byose byaba mu ngiro. Ni ukuri kw'Imana? Ni ukuri kw'Imana. Ariko ni gute naba narafunzwe imyaka 8 nzira inkoko najya kuburana ngasanga ndi umwere ukambwira ngo ibyo bintu nakubwiye ngo abana ni ukuvuga ngo tukimara kumutora akaba perezida ibya mbere akoze ntubibona ibyo ndabigemera none uvuye bikoze ataba perezida yakira umudepite tukimara kumutora nibuka ko yigeze no kuza kwiyamamaza akatuvuga ngo mu minsi iri imbere hano Mimuri ntabwo tuzongera kwicwa n'ivumbi. Hanyuma ntabwo ubona kaburimbo nyine yaravuze ngo azatuvuganira mu nteko ishinga amategeko kaburimbo tuyibone. Ibyo twarayibonye bimwe. Niyo mpamvu ndi kukubwira rero azashyiraho ikigo gishinzwe gutanga indishyi y'akababaro ku muntu wafunzwe agafungwa igihe noneho bagasanga ashana umwere. Noneho Kimonyo muri no Mimuri ntabwo yakongera kungira we nahitamo umuherwe ngiye ku munani batanga indishyi z'akababaro cyane. Ahubwo mwana we reka nkubwire Mimuri we mu bindi twavuze kandi byinshi ariko ngaruke ku kintu kireba twese buri munyarwanda wese ikintu cya mituweli ubushize hari ikibazo cy'uko umuntu yishyura mituweli akamara ukwezi kose ategereje kuzivuza. Turavuga se ibintu tuba tumaze kubona amakuru afatika umuntu arishyura ayo mafaranga arwaye rimwe na rimwe akaremba akaba yanagura n'ubuzima ategereje kugira ngo ukwezi kuzarangire yivuze. Ndavuga ngo umuntu yishyura mituweli agomba kutemererwa akavurirwa uwo munsi yishyura mituweli. Ubwo amahirwe ngeze mu nteko ishinga amategeko nagiye muri komisiyo y'imibereho y'abaturage
ari natwe dushinzwe ibibazo by'abaturage n'ibyo bya mituweli tuhita tubishyira mu itegeko leta irabyemera ubu muri yishyuye mituweli ahita yivuza siko bimeze yego nabone mu bigo ko ari nde Frank Habineza na Clean Party muragibuka ngo niba nimukibagirwa niko kuri ntabwo tubesha niko kuri Frank Habineza nande na Clean Party ntabwo yarukiye gusa turavuga ngo umusoro w'ubutaka wazonze abanyarwanda ugasanga umuntu agiyemo ideni y'umusoro ugeze muri za miliyoni noneho umusoro ukawureza n'agaciro k'ubwo butaka bufite ugasanga ikibazo ufite ugiye kugurisha ku isoko cya 300 ugasanga umusoro ugeze kuri miliyoni niwe wakigurisha ntabwo wabona ko wishyura harimo n'ibibazo bya mitasiyo bavuga ngo kujya kugigurisha utanga mitasiyo 30 nayo byose ugasanga byose ni ibibazo kavuga ngo ujye guhombesha leta amafaranga tureka aho leta izakora ayo mafaranga ayizahomba za miliyoni nabwo ariko ngewe ntabwo ndi gushakira leta amafaranga Ngashimira itangazamakuru ryacu buriya itangazamakuru ikintu gikomeye cyane badabavuga ko ari ukuboko kwa kane kwa leta abanyamakuru beza ndetse bafite igihe cya murakizi cyafata wa mushinga wa w'itegeko cyawe buriya uramenyekana mu Rwanda hose radiyo y'Ijwi y'Amerika irawushiraho ikiganiro muri Isanga cyagicaho buri gihe abantu bari bakozemo gutya birananirana cyakizo cyacu cyageze kure begeraho Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi iremera wa mushinga wanjye barawufata barawutunganya n'amafaranga bakora magana basha amafaranga 80 kuri metero kare bakayibona murumva iyo tuvuze abo tubesha kandi icyo tuvuze tukihagararaho n'imvura yagwa cyagararaho izuba ryagwa kikayagararaho barabivuze baradukanga mu nteko ngo wowe iyo bintu hano mu nteko uzakwirukana hano mu nteko uzatakaza umugati ntabwo ntabwo naje gushaka umugati hano mu nteko nari nitunze mbere ko nza inteko umugati nari ngufite imodoka nari ngifite n'inzu yanjye ndayifite ntabwo naje gushaka amazu naje kuvuganira abanyarwanda niba mushaka kunyirukana ko natanze ibitekerezo nzanyirukana ndabivuga ndakomeza bakamenya tugakomeza tugasonga mbere tugasonga mbere tukanda dusonga mbere bageze aho bati turabikora barabyemera barabikora kuba niba wadukanga ntabwo twemera kuko tuba twarashishoza tuba twaravuze ibintu tubitekerezo mu inshuro nk'igihumbi tumaze kubitekerezaho cyane ku buryo n'iyo umuyaga waza inkuru ikaza n'imvura ikaza ntabwo twemera cyese twaramutse twibesha kandi ntabwo dukunze kwibesha kubera ko ibintu byose tuba twabitekereje tuba twarebeye kure niyo politike dukora politike ijyanye n'iterambere ry'igihugu politike ijyanye no guteza imbere imibereho myiza y'abanyarwanda kuzamura ubukungu bwacu nicyo twifuza nanone tugarutse imbere yanyu twongeye kubasaba amajwi kugira ngo dukizire icyizere tuzayobore repubulika y'u Rwanda bya bintu tuvuga tuzajya tubikora aho kugira ngo dusabe abandi babidukorere icya kabiri tukabasaba amajwi kugira ngo muzatore abadepite benshi bo mu ishyaka rya Green Party mutora kuri Kagoma kugira ngo bya mishinga y'itego dushaka gukora tuzajya tuyikora tutiriwe tujya kunegosiya gusaba iki bizamini kofine Minisiteri y'Imari mutufashe oye tuyikorere dufite natwe biganza b'abadepite ibyo bizaba muri mwewe mbi tuzabakorera turifuza yuko buri munyarwanda wese yihaza mu biribwa buri mwana w'umunyarwanda abe yabona nibura isahani y'ibiryo inshuro 3 ku munsi kuko dufite amakuru ari umuntu wakora atariye se nkawe utariye ntiwakora ntacyo no kwishyura ntiwajyayo bavuga ngo umunyarwanda wese yihaze mu biribwa kuko dufite amakuru ko ari abanyarwanda bamwe cyangwa se benshi bajya rimwe ku munsi abafite amahirwe bakajya kabiri ku munsi kandi dufite ubutaka dufite ibishanga dufite buri kintu cyose dufite imigezi dufite ibiyaga ikibazo tugira ni uko tuba dutegereza guhinga gusa ariko imvura yaguye izuba ryava tukarekera guhinga twabura twebwe tuzakoresha ubwenge bushoboka bwose n'ubumenyi imvura nigwa dufate amazi neza cyane y'imvura yose tuyarunda ahantu avemo nk'ikiyaga ku buryo ayo mazi azadufasha mu kuhira imyaka mu gihe cy'izuba rikomeye cyane ndetse dukoreshe neza n'ubutaka bwacu n'ibyo bishanga tubikoreshe neza niyo tubuze n'amazi tugoye twafata n'ari hasi mu butaka nayo tube twayakoresha mu kuvomera kubera ko ari mu bindi bihugu no mu Buhinde imvura igwa rimwe gusa mu mwaka aka amazi bakayafata batunga umwaka wose aho nagiye no kwasura ndetse makuru y'amasomo
bavuga ngo mu by'ukuri twebwe imvura ihora igwa inshuro igihumbi kuko twabura amazi yo kuhira imyaka yacu tugategereza tuzajya duhinga gusa ari uko imvura yaguye. Ubwo tuzongera ingengo y'imari muri politike muri bije y'Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi kugira ngo abahinzi kuko twabonye ko 90% y'Abanyarwanda batunze akazi k'ubuhinzi n'ubworozi. Kubyongeramo imbaraga bizadufasha kwihaza mu biribwa. Ariko nanone twirinda ibintu bishobora kuba byakwangiza imibiri yacu kuko hari igihe duhinga ibintu usanga bazana ibigori byerera amezi 3 biragera ukwezi kumwe ugasanga byangiza imibiri yacu bigateza n'indwara. Tukareba ukuntu dukora ibintu bishobora kutagwaza indwara kandi indwara za kanseri zabaye nyinshi cyane muri iyi minsi kubera ibyo turya tukabyigaho nabyo tukareba neza cyane aho kuri gahunda y'ubuhinzi n'ubworozi. Ariko nanone bambwiye ngo inama mfite ikibazo cy'amazi, amazi yo kunywa kirahari cyangwa amazi aruzuye n'umuriro byose birahari. Icy'amazi cyo banambwiye ngo ijerekani ngo amara igeze ku mafaranga 50 cyo cyama 20 ariko iyo bari bajya kuvomesha bayigurisha kuri 50 cyangwa ijana kuri senkani. Urumva kugira ngo twebwe gahunda dufite nuko twifuza yuko buri munyarwanda wese azagira amazi meza yo kunywa nibura ku munsi. Leta ikamenya ko umunyarwanda agomba kujya nibura ijerekani 5 ku munsi kuri munyarwanda, ni ukuvuga ngo litiro 100 birashoboka. Izo akaba ari z'ubuntu utagomba kuzigura. Noneho wakenera andi mazi arenzeho ufite nk'abajya gukora ibigage n'ibindi byinshi cyangwa kuwanya urwagwa, icyo gihe none ukaba wagura ayo mazi arenzeho. Ariko niba umunyarwanda akaba ashobora kubona amazi meza yo kunywa nibura ibijerekani 5 ku munsi, tukabishyira mu ngengo y'imari. Iyo za robine zisajya zibamo amazi akajyamo, impombo zumye zikajyamo amazi, ibyo byose tukabikora twafashe n'ayandi meza y'imvura tukayafata nayo tukayatunganya ku buryo twagira amazi meza. Muri Afurika ngo Afurika twayirusha neza, Nigeria twazirusha, twajya ku rwego ubu Rwanda ubundi ku rwego rw'isi bavuga ko rwegereye n'ibihugu bya Korea n'ibindi byose, natwe twagerayo urabyumva ngira ngo. Ariko dukeneye ubuyobozi bwiza, dukeneye abayobozi beza badutekereza kandi badukunda. Franka neza ndabakunda cyane, ntabwo mbabesha bose, nkunda Abanyarwanda. Murakoze cyane kumunda nanjye. Muri mu bikora rwose ntabwo muzicuza kuko ibyo twavuze ubushize mu matora 2 twagiyemo, ibyo twavuze byose 70% byagezweho. Iyo tashoboye kugeraho byarenze ubushobozi bwacu. Ukuvuga ngo ibyo tubizeza nabyo bizagerwaho kandi bizajya tufatanyije n'ubundi n'abandi kuko nta muntu ukora ari wenyine, siko bimeze. Mungire ikiza rwose muzishima ntabwo muzicuza. Murakoze cyane kugira amahoro y'Imana.